Hello, nitwa Gami the psychologist. Uyu munsi kuri ikiganiro kijyanye na trauma cyangwa se ihungabana. Murabizi ko turi mu bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo tukaba tugiye kuri ikiganiro kugira ngo tubashe gusobanukirwa ese by'ukuri n'iki umuntu yakora kugira ngo abashe gukira ibikomere cyangwa se ihungabana ashobora kuba yaratewe n'ibintu biteye ubwoba cyangwa se bikabije kuba bibi, urugero nka jenoside. Impamvu nakoze ikiganiro hari nukore ko nzi ko hari abantu benshi usanga bafite amakuru atariyo, bakusanga ngo ntabwo umuntu ashobora kurwara trauma n'ibyo umuntu aba yigira biri mu mutwe, cyangwa se kugira trauma biri ikimenyetso cy'uko umuntu ari umunyantege nkeya. Turuze gutungurwa nuko actually ibi byose ari ibinyoma, ari ukubeshya. Turuze kurebera hamwe uburyo trauma cyangwa se ihungabana bikora. Tuze kurebera hamwe ese ni izihe ntambwe ziba zikenewe iyo umuntu kugira ngo umuntu abashe gukira ibikomere nk'ibi ngibi. Nkomeza no kwihanganisha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu bihe byo kwibuka nk'ibi ngibi biba ari ibihe biba bitoroshye mu buryo cyangwa ubundi. Hari ubwo ushobora kwibuka ibyakubayeho, byabaye ku muryango wawe, byose ugasanga biteye amarangamutima nk'agahinda, kutishima ndetse n'ubundi bubabare umuntu adashobora gushyira mu magambo. Reka twinjire mu kiganiro. Ubundi biragoye yuko umuntu yakira ihungabana iryo ari ryose cyangwa se trauma iyo ari yose mu gihe atabasha kuyemera cyangwa se ngo ayakire nk'ikintu ashobora kubana nacyo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Trauma cyangwa se ihungabana ni kimwe mu bintu biba biri painful cyangwa se bitera umubabaro cyangwa se ububabare buri ku rwego rwo hejuru. Ushobora kurara udasinziye, ukarara uri kurota inzozi zitari nziza, hari ubugera mu ukumva usuye muri bya bihe wahozemo, ukagira mu bindi ukumva ufite ubwoba. Hari n'ubwo trauma y'ubwayo ishobora kugira ingaruka ku buryo ubanye n'abantu, ukabona uri kwishisha abantu cyangwa se ukabona kwizera abantu biragorana. Uburyo ubana n'abantu ugasanga ni ikintu mu by'ukuri kitakoroheye. Mu by'ukuri trauma ni kimwe mu bintu nzi ko bifite uburemere cyangwa se ububabare bukabije. Birumvikana yuko kumva uburyo ushobora kwakira cyangwa se kwemera ko icyo kintu ari ibintu ushobora kubana nabyo ni kimwe mu bintu bishobora kugorana. Dushobora no kuvuga n'ibindi bintu bikunze kuzana na trauma, urugero mu bibazo bizana bigendanye n'umubiri, ugasanga umuntu wenda agira ibibazo by'umuvuduko cyangwa se indwara zindi zigiye zitandukanye zikunda kuza. Ugasanga hari ibibazo by'umubiri, kubabara umugongo, kubabara umutwe, biza atari uko ariko wahoze cyangwa atari uko byagomba kuza, ahubwo ari ukwera yuko trauma cyangwa se ububabare wanyuzemo bwagize ingaruka zimbitse cyangwa se zikabije ku rwego rwo hejuru, ku buryo byagize n'ingaruka ku mubiri. Uburyo trauma ikora ubusanzwe, hari ikintu kiba kibi ku buryo gikangura ubwirinzi bw'umubiri ku rwego rwo hejuru, uburyo umubiri uhora witeguye guhangana, umuntu agahora yiteguye kwirukanka. Niyo mpamvu ushobora kubona umuntu ari kurota ibintu byamubayeho akumva ashaka guhuga, cyangwa se ukabona umuntu ari gusubira mu bihe kubera yuko byakanguye umubiri ku buryo umubiri uhora usa nkaho ushaka kwirwanaho. Uko kugerageza kwirwanaho gukabije ugahoraho none umubiri ntubashe gutuza, bikaba byatuma umuntu adasinzira, bikaba byatuma umuntu ahora mu bubabare kubera ko umubiri hari ibintu uhora ukora ugera igihe cyo kwaritena ngo uruhuke. Niyo mpamvu akenshi trauma itera ibibazo byinshi bitandukanye by'umubiri. Hanyuma nk'uko nabihereyeho mbivuga, biragoye yuko wakira trauma iyo yose mbere yuko ubasha kwakira ndetse ukanamenya ibyo bintu byose bikubaho ndetse ukanabyakira, ukavuga uti ntabwo nshaka kurwanya ibintu byose birimo birambaho, ntabwo nshaka kubyita ko ari bibi, kubijajinga, ntabwo ibintu byambayeho ngomba kwicira urubanza nkumve ko ndi umuntu mubi, nshobora kugira agahinda, nshobora gukumbura abantu nabuze, ntabwo ibintu bibuze gutuma niyanga cyangwa se ngo mvuge yuko ndi umuntu mubi, ibintu byambayeho kubera impamvu, kubera ko ndi umuntu mubi. Kwiga kwakira ibintu byakubayeho nk'aho ari ibintu byakubayeho utashoboraga gukontorora, nta kintu ushobora kubikora ngo bigiye kubaho, ukakira yuko byakubayeho ndetse yuko bitari buze guhindura umuntu bwawe, bitari buze guhindura uwo uriwe, nubwo bishobora kongera kugezaho ingaruka zigiye zitandukanye. Kwiyakira cyangwa se kumenya kwakira trauma, kumenya kwakira ingaruka zose ibintu byose tugeraho ni kimwe mu bintu bishobora kugorana. Niyo mpamvu dushishikariza abantu benshi kujya gushaka ubufasha ku bantu babihuguriwe kugira ashobora kumufasha kwakira guca mu rugendo ruba rutoroshye akenshi.
indi step cyangwa se indi ntambwe ibikurikiye umuntu amaze kwiyakira, ahanini iba ariyo kwiga noneho guhangana cyangwa se kwiga gukoresha imbaraga umuntu aba yifitemo. Hari ubwo kugira trauma cyangwa se ihungabana bishobora gutwikira imbaraga umuntu runaka aba yifiteho. Umuntu akibagirwa yuko ari umunyabuntu, umuntu akibagirwa yuko ari umunyembaraga, umuntu akibagirwa yuko agira umuhati, ko ashobora gutuma abantu bishima n'urugero. So kwiga noneho kwivumburamo za mbaraga wari ufite trauma yabashe guhisha ni kimwe mu bintu umuntu aba akeneye gutangira gukora igihe amaze kwakira cyangwa se kubona mu buryo bwiza trauma cyangwa se ibikomere runaka afite. Ikindi umuntu aba ashobora gukora mu kwiga no guhangana n'ubuzima ni kureba uburyo no byabikomere bishobora actually kubyazamo umusaruro. Igikomere runaka ushobora kuba warahuye nacyo, hari byinshi bishobora gutuma bikubaho bitari byiza, hari ishobora gutuma ubabara, ishobora gutuma ukomereka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko umunsi wize kubyakira ukavuga uti ibi nta kindi kintu nari kubikora, ariko se ni gute iki gikomere nshobora kubyaza umusaruro, ni gute nshobora kuvanamo akantu kazafasha mu gihe cyazaza. Ndatekereza mushobora kubona ingero nyinshi z'abantu bahuye n'ibikomere bitandukanye bakabyifashisha nk'imbaraga. Tunatekereje mu Rwanda muri rusange, kuba u Rwanda rugeze hano muri development cyangwa se mu gutera imbere, ahanini biterwa n'ibibazo twagiye turahura nabyo, cyane cyane ibibazo twahuye nabyo muri 1994 mu bijyanye na jenoside yakorewe Abatutsi, bigatuma tuvuga duti ibi ngibi byabaye ntadushobora kubihindura, ariko se nahe masomo ryadusigiye azatuma mpangana n'ibintu bishobora kuzantera mu gihe cyazaza. So ibyo ni kimwe mu bintu ushobora kwifashisha mu gihe wamaze kwakira ibikomere witeguye guhangana n'ubuzima. Hazamo n'ibindi, kwiga guha imbaraga umubiri wawe, kuko urabizi yuko hari ubwo trauma ishobora kuba yarateye ibikomere bigiye bitandukanye. Ugasanga wize kurya neza cyangwa se wize gukora imyitozo ngororamubiri, wize guturisha umubiri wawe ukoresheje wenda imyitozo igiye itandukanye, guhumeka, yoga n'izindi. Ibi ni ibintu utabasha gukora mu gihe utariyakira. Iyo wiyakiriye nibwo utangira no kuvuga uti umubiri wanjye ndawukunze, nshobora gukora ibintu byose byatuma ngufasha kugira ngo ukomeze kubaho, kuko kubaho ari byo nahisemo. Iki nanone dushobora no kugifatanya n'ikintu kijyanye no kubona ubusobanuro bw'ubuzima cyangwa se kubona purpose. Ahanini biragoye yuko wakwifuza gukomeza kubaho, wakwifuza gukomeza guhangana n'ingorane zibaho mu buzima ufite ibikomere, mu gihe udafite impamvu nyamukuru igutera gukora ibi byose. Niyo mpamvu nifuza yuko umuntu wese aba akagera, cyane cyane umuntu waba warahuye n'ibikomere byose, yaba yumva yashaka impamvu cyangwa se ikintu gishobora gutuma kiba isoko yo kumva ashaka kubaho. Ese nuko ushaka kubaka igihugu cyawe, ese nuko ushaka kugira ikintu ugezaho ku bantu umuturanye, ese ku muryango wawe niba hari ufite, cyangwa se ku giti cyawe, ese nuko hari ikintu gifite ubusobanuro buri hejuru wifuza kuba wakora, wazana muri ino si. Ubwo ni uburyo bumwe bwo kubona purpose cyangwa se ubusobanuro bw'ubuzima, ushobora kuba byatuma bigufasha gukomeza kubaho ubuzima bwiza. Nishimiye yuko wateze amatwi kino kiganiro. Reka nizeye yuko hari akantu kamwe cyangwa se tubiri ubashe kuba wabyigiramo. Nizeye yuko uzakomeza guhangana, uzakomeza kwakira ibintu ibyo byose ubuzima bushobora kutuzanira. Ntitwemere gutsindwa, ahubwo twemere kujya mbere, twemere ko uko byagenda kose tugomba kubaho kandi tukabaho neza. Murakoze cyane. Nitwa Gami the Psychologist.